Muraho neza. Ndibaza ko munzi rero ubwo ngubwo sinanakwirirwa nivuga kubera ko munzi ariko kubera yuko nicangaha mfite icyo ngiye kubabwira reka nivuga. Nitwa Mukakibaro Violette, izina munziho cyane ni Mutoni n'ayandi Mivete, Fani, mbese n'ayandi munziho ndabizi neza ko munzi. Reka rero na mama yivuge. Muraho neza, mbanje kubasuhuza kandi Imana ibahe umugisha. Nanjye amazina yanjye banyita Umuhoza Alfonsina, akamazina munziho ni Rachel, ni Christina, n'ayandi atandukanye mu mafilime tugenda dukina, murabizi mugenda mudukurikirana mutureba. Ubwo rero ikintu kitwicaza aka kanya ni ukugira ngo tubabwira kandi gafilime keza twabakoreye karimo inyigisho, umva karimo ubutumwa ugomba kujya ukuramo icyawe undi agakuramo iki. Kabona aha mugenzi wanjye akababwira aho mwayisanga nuko yitwa. Iyo filime rero yitwa Imbata z'ibibi. Mukaba mwajya kuri YouTube mukandikamo HJTV Rwanda, ndumva ariho mwayisanga. Iyo filime ikaba ari filime nziza yikosora, umva ni nziza ndayibatuye. Mbese aho mwasanga isano ribi niho mwasanga niyo filime. Mukaba muzi rero ko n'ubundi tsanzwe tuha amafilime meza ntabwo twabapfunyikira, ndabizi muratwizera. Mwayireba rero mugatera comment, subscribe zirakenewe cyane. Mbese mugasangiza ibihangano byacu abandi inshuti zacu n'abavandimwe. Ndabizi ko mudukunda cyane kandi nta kintu twabasaba ngo mukitwime nkuko ari mwebwe dufite nyine inshuti dufite. Kandi iyo mudukoreye ibyo ngibyo ni ukuri muduteye inkunga ikomeye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mugerageze mu bidukorere nyine comment nyinshi, aho bigenda aho bitagenda, aho yakinnye nabi aho yakinnye neza, mbese imyambaro, mbese mudukosore. Komeze mwihanganire gahunda ya guma mu rugo, ari nako dukomeza kwirinda biruta kwivuza. Turabakunda cyane kandi tubafite ku mutima. Bye bye. Imana ibarinde. Oya geza uko ibyo ntabwo bikwiye umugabo yibashye nkawe. Urababaye ndabizi ariko geza icara hano geza urarizwa n'iki? Ntega amatwi. Nta soni. Ntega amatwi. Cyakora uradushebeje. Cyagarura mama kaza kakureba fro. Uyowe. Niki ntaguhaye? Wambo bari kumva nk'icambo buvuze. Iburi kubikora kugira werekane ko ntacyo nakoze kugira ngo murebe. Mbabari. Urahemukira umugabo nk'ukoro. Yewe. Komera. Mwaho neza. Makuru. Ramada. Sechiwi we. Babisubize muri iyo nzu. Urumva? Nangije no kumwohereza amafaranga kuri telefone. Humura rero turaba tubanye hehe muri gihe tunakundi. Umva rero mubwire unshinja murimo kumva ninjye buya. Mwumve se mwumva. Reka baba niba bigaragara rero mukora ibintu mutanazi. Uko wagiye ngo ibyo mukora ntimubizi. Dore kuntu bimeze bite. Ninde uzawutanga? Ninde? Ninde tubwire? Nyine ndashaka ninde muri uzawutanga. Ari nge ntibishoboka. Urumva? Ari uyu nguyu umugore we ntibishoboka. Nundi muntu wo ku ruhande. Uwo dushaka gukoresha ni umukozi ukorera. Yes. Ni umukozi wo mu rugo. Ni umukozi wo. Noneho rero kambabwire. Ndabajije barambwiye ngo nta magambo agomba gukurikiza. Ayo magambo azajya avuga ariko asa naho ari wowe uri kubivuga. Ni ukuvuga ngo ni ugutongera. Ibyo bintu birakora. Kuko ni bukuru umuti bawutanga batongereye. Runaka kora ibi ugomba gukora ibi. Urumva? Noneho nazajya yavuga ayo magambo bizayugira gute? Bigenda mu ijwi ryawe ntabwo byumvikana ko ari wowe undi waroze n'ubundi abari we waroze. Uko umuti bawutongereye abari wowe bagira gute bawuha. Ubwo we nabikora gutyo akavuga ayo magambo
n'ubundi bizakunda si na ngombwa ko ari we wabikora turumvikana. ayo magambo ni ayahe? Tega amatwi. Ashyira mu gikombe nimba ari icyayi nimba ari amazi agomba kumuha nimba ari agasupu agomba kumuha azakoramo muri wa muti ashyiremo. Ni ibintu bisukika by'amazi. Yego. Ashyiremo noneho namara gushyiramo azamubwira ati gotomera umugambi wa Deo ugerweho. Gotomera umugambi wa Deo ugerweho. Umfasha ayo muyafate mu mutwe. Umugambi wa Deo ugerweho, haba mu mazi haba mu gasosi haba mu cyayi. Mu birepete uretse nta muntu ushaka uzagaruka. Byandike muri telefone. Byandike gotomera umugambi wa Deo ugerweho. Ibyo birahagije niko bambwiye. Gotomera umugambi wa Deo ugerweho. Nta kindi nayo magambo. Ahasigaye mukicara nubwo mutaba muhari. Ibyo birakunda nge muzagaruka aha ngaha munshimira. Tugende nta kindi. Gotomera ibihe byiza. Gotomera umugambi wa Deo ugerweho. Hano umuntu aracururuka se? Ntabwo bishoboka. Po ihangane pe. Ibintu Flora yakoze numva nta zina nabyita. Ariko nawe urabizi ko ari murumuna wanjye. Ntabwo narakubwiye ko ntazigera nterera n'ubwo kwanyu na rimwe. Nyine twaganiriye nawe. Uriya muhungu yaramushutse pe. Hakurura uriya muhungu urabona ari umuntu. Sikwiri mentalite ahubwo ugize n'Imana. Sikwa baranabiciye mu nzu. Nibwo dushobora kuvuga ngo yaramushutse umuntu muzima mukuru z'ubwenge. Ashukwa gute ariko? Umuntu muzima z'ubwenge ashukwa gute? Abazi ubwenge nibo bashukwa po. Ariko ntabwo nje gusobanura amafuti yakoze. Nta nubwo nje gutanga impamvu y'icyaha yakoze pe. Ariko ibuka ko musangiye amaraso. Ibuka ko mwabyaranye. Reka gutuma umwana wanyu akurira kure ya se cyangwa kure ya nyina. Ako se mama Joana urashaka kumbwira ngo hejuru y'ibyo nabonye nibone n'amaso yanjye urabona igikurikira hata ukunyica burundu nkarangira. Urabona igikurikira se niki? Ni kunyica nyine. Buriya reka nkubwire iyo umugore yatinyutse kuguca inyuma bene karakageni akanakoresha ikinyuma nka kiriya uhita nanyimaje umutima afite ukomeze nyine. Icyo musaba no kwihangana kandi ugakomeza no kubitekerezaho pe. Ntabwo nje wenda kuguhatira kubabarira mu mwana kuzigira nishimye. Nge yarampemukiye reka. Usongera ngo twe ntago ari kimwara ku muryango wacu. Ni kimwara. Ariko icyo ndi gukora uyu munsi n'inyungu z'umuryango wanyu po. Nibagira ibyabatanya mukorera umwana wanyu. Gerageza ubitekerezeho. Mujana mukuru wanjye namukundaga cyane. Ndabizi. Po ndabizi pe. Ariko icyo nari nzi nuko n'umugore we yagukunda. Satani yamuteye ntago nyizi pe. Ariko nje nkibona iriya ngegera umuhungu bagendana. Byose nahise mbona niyo mpamvu byatumye mbura amahoro nkaza kubikubwira ngo wirukane uriya muhungu. Ibaze umuntu yamushye kugeza mu bwari mwumvishe ukuntu aza kuvuga ngo ni musaza wacu. Gusa musaza wacu utabonye mu bukwe bwawe ntumubona kugendera. Kujya ko kurumva ari byo. Ntabwo nge nagenda ngo nge ntererane ngo bibe byararangiye. Ubwo sinaba mbaye mukuru gute. Please. Gerageza fata umwanya. Ubitekerezeho. Igisubizo mfite none. Sinzi ahantu ubuzima bwanjye buri kwerekera nguranjye adahari. Mugarura. Mfite ikibazo. Uracyafite amahitamo ko sibuka nibutse imbyibutse ntabwo ngisinzira ntabwo nasinzirira ijoro ntabwo nagize insinzira bikana ntabwo wasinzira umugore agukoreye nk'ibyo yagukoreye. Ijoro ryambanye rirerire cyane mu majoro yose yabayeho. Nukuri nanjye byarandemereye. Umva ngo twageze mu rugo nanjye mpaka kugwana nawe kuko ntabwo nari ko yarengera ngo agere hariya hantu ariko byarabaye kandi agaragaza kwicuza. None se dukora iki?
kubabarira ni ibya mbere po numubabarira no mu mutima wawe uraruhuka ibyo ndabizi kubabarira ni ingenzi bitekerezeho reka tubireke bitekerezeho reka ngende ariko ukomeze kwihangana ngende kandi urakoze bisi gerageza uruhuke nawe kandi wiyakire ako kana se nyine ntakundi so ubwiye ko byose ari ibibazo siko negamiye wumva supanete sigaragaza supanete seke rero bibere mu by'amasupanete urumva ari gutangaza ego muri se nayo wari ufite wekuye iyi supanete wekuye ko nayo wagira nari nyifite nuko ntayimanikaga shampa umureba umuti pe reka ingenzira ni mibi cyane ubu noneho nanaryama ngasinzira ariko shiri koko bavuye mu by'amasupanete kuko tukareba uko twarangiza kino kibazo koko urushyi bagukubise urumva ngiye kongera kunsubiza mu bintu byinshi kubera urushyi rwibutse mpita numva amarira yongeye kuzenga mu maso cyahise mbega umunsi mubi we nkurikije ukuntu umeze ukuntu uri kuvuga wishimye uzi ko wagira ngo nta kintu cyabaye rimwe na rimwe kugezamo kirengagiza biriya bintu uzi umutwe mwanya iminsi ariko umutwe wongeye ngo nyine mbonyejemo nkirengagiza tu kuko wari uzi ko Paul ameze kuriya umva kuva twabana kuva twamenyana kuva yanereta ubwa mbere nari mbonye nanarakara kuriya siko nanjye yashatse kunyiyongoza ariko kubita da ntabikiri namwe bumva nawe nkubita si yanshobora iyo umuntu ari mu makosa nta mbaraga agira ahubwo uvuga ngo iyo umuntu ari iwe none ugize kuri mu makosa ugize kuba uri iwe aya makosa ni ayahe makosa uvuga ngo nakoze ubwo buriya bintu twakoze urumva atari amakosa ubwo kubura none se reka mubaze niba waranyikundiye kubera akazi nkora tugira n'umunsi ahubwo reka tube muri burage ni ukuri dutekereze uburyo urabona Paul yatuvumbuye tutaramuha umuti icyo si ikibazo gikomeye cyane ni naho ruzingiye rwose ubu ngubu nubwo uriya mutipe murenzi nubwo yatwejeje ko biriya bintu bizashoboka nibyo bishobora gushoboka ariko nanone dutekereze uriya muti tukoreshe nde hari ikintu rero nanone natekereje urabizi ngiye mpanga pa nta kuntu twakoresha uriya mukozi wawe Chantal byakunda ubundi numvaga nafite uri kubitekerezaho ko numvaga nta bundi buryo buhari ari njyewe yari yamvumbuye yanyanze ari nawe akwambwira ko Chantal yabikora kuko nashatse gukoresha uriya secrétaire mbona secrétaire ashaka kuvamo secrétaire uzagiye akabimubwira ahubwo none oya bishobora no kugorana nose secrétaire yagera iwawe gute ku kazi nta cyayibamo aho se Chantal ubwo wabyanze cyangwa kakabivuga rero uko tugomba kubigenza nabyo ni ukubyitondera njyewe ndabizi arya Chantal umuhemba ngahe umuhemba 20 Chantal reka njye mwemerera 70,000 urumva umuntu uhembwa 20,000 gufata umuti gusa byongera ukavanga mu cyayi cyangwa se mu kintu gisukika ibyo ni ibintu yakora kandi byoroshye ariko 70,000 ni menshi urabyumva gute anakunda amafaranga ntabwo azabyanga kandi nabyanze nakwiyemeza nkanamwongereraho na 30 akabijana ariko akadukorera umuti ibintu bikarangira neza kuko ibintu birangiye gutya twaba twararuhibutse Chantal ubona azi ubwenge ku buryo yabikora neza ntafatwe aragerageza urebye agira ibanga se
ibanga se shaho wawe ibanga ryo simbizi nyine kuko tuzatumuha wenda ayacu tuzamubwira ko nabivuga tuzamwishuza kandi ntaho yakura wenda tukanamukanga tumujya wenda ko twazanamukubitisha ibintu nk'ibyo ariko ubundi ibanga ryo noneho umuntu ugasinze naje gusangira ibanga ari hafi ya ntabyo pe gusa tuzagerageza tumubwire nyine agira ibanga ntabivuge. Ok rero reka dupange uburyo twahura nawe sibyo ugira se nuza ugira nimero ze muhamagare umubwire duhurire hafi ya ruhurura asubwo nasigama nawe muhamagare akaza kumuhamagara ndimubwire tu cyangwa se umume abari nge tuvugane abo bamubwira ariko rero ngewe ibintu rwose Imana biri kunya bintera ubwoba bigenda birushaho gukomera uko nabitekerezaga siko biri kumera ngewe rwose ubwo watangiye gukubitwa inshyi urumva ubwo watangiye gukubitwa inshyi nushaka utangire ushirika ubwoba urumva umenye ko ibintu bitoroshye sibyo ntabwo ari kugufata ntabwo yifashe akandaza kunyamuhamagara none se ubu hano ubundi abigirane koko njye ndumva sinzi ibintu nyitire n'ubwoba n'iki reka ubwoba rero ibintu birakomeye ahubwo reka twiryamire oya njye ni ukuri kwimanika nkubwiza ukuri ibi bintu natangiye ntazi ko bizagera ahantu none reba ahantu bimaze kungeza umugabo wanjye yarankubise umukuru wanjye yamaze kumenya ko ndi ikirara ibintu byose ntashakaga ko amenya bita gusa se none reba noneho tunarekeye aho ngaho tugiye gushaka ukuntu tumuroga ubu se noneho ko ndi gusaba imbabazi noneho n'ibyo ku rugo ntabwo Paul wateze kukubabarira sibyo nyuma hari igihe yambabarira dukomeze iyi nzira nyuma hari igihe yambabarira none ngiye kongeraho ibintu byo kuroga ngo by'iki n'iki urumva shata ibintu bikore ntugire ubwoba sibyo zana wa muti akira mvuge neza uri kubwoba tuza ntugire ubwoba ubwo urabyica sibyo utuze umva rero ukuntu ibintu ugiye kubikora biroroshye wowe utuze ibintu bikore nk'ibisanzwe ubikore nk'uko wafata isukari ukayishyira mu cyayi hanyuma ugaha umuntu sibyo umuti urimo ahangaha rero uburyo urabikora ni ibintu bisaba kugira ngo wibuke amagambo shiri mubwire y'amagambo umva nyine umuntu ufata sibyo nuba uwushyize mu gikombe araba agiye kunywa amazi cyangwa icyayi ntabwo mbizi icyo uraba wateguye uhita umubwira uti nyine ubushyiramo uhita uvuga ngo gotomera umugambi wa Deo ugerweho bisubiremo twumvire gotomera umugambi wa Deo ugerweho ubishyiramo ayo magambo yafata nutayafata ibintu bishobora kugukoraho wihangane uzayibuke gotomera umugambi wa Deo ugerweho nurangiza uhitonagura neza uhave urumva nubikora neza subize kunsaza ngwemba neza nubikora neza namfata oya nyine ntawe uzaconga agiye wenda ari kuva muri dushe nyine nawe uzaba uri kumucunga asange wa muntu mukurogeye icyayi neza nk'umuntu nyine wemereye igihembo sibyo reka nkwereke sibyo reka ubikore ejo mu gitondo sibyo ejo mu gitondo urabona mbere yuko ajya ku kazi sanga icyayi se yes bikore ejo mu gitondo ibintu biroroshye wowe tuzuza bikore nakubwiye ngo ubifate nk'ibisanzwe nk'uko ushobora gufata isukari ugashyira mu cyayi ugiye guha umuntu nubikora neza mfa uzandika icyo ushaka nasagira kamwe kameneka ku meza none sheri kugira ngo abikore abikunze njyewe ubwanjye mwemereye 70,000 mwamarizaneza ariko ntacyo ugeza 30 ariko nawe umuntu abikora uzahita uceceka sibyo hakagira umuntu umubibwira mbese ku buryo biguma nyine ari ibanga riri hagati yacu twembi sibyo hari n'ikindi shere numara kubikora urumva numara kubikora ikintu cya mbere uzahita uhamagara nde
umuhamagara umubyeyi ati bya bintu mwihute ndabishoje, icyo tuzakora tuzaza twiruka urumva tuze hariya mu rugo, kandi ikindi ugomba guceceka, n'ibanga rikomeye rishobora no kugira ute kugucisha umutwe, twese badufunga da. ugomba guceceka Chantal, rwose icyo kintu cyumve neza, ntihazagira umuntu n'umubwira icyo kintu, sibyo? Ntabwo uzabivuga. Yego, ntushoboza aba wemeye kumva amafaranga yose tukwemereye 100,000 nkagumya nkakongeza n'umushahara, urumva? Umwana nta kindi kintu azaba, nyine azamwebe nk'ibintu bisanzwe, sibyo? Urumva? nzabikora uko mubimbwiye. Kandi nitumara kuguha amafaranga uzahita ujya kureba, uzahita ujya mu cyari wanyu kureba ababyeyi bawe, hanyuma twongere tuguhamagare ugaruke, kandi tuzakuba umushahara wawe inshuro hafi nk'eshatu, sibyo? Ibyo bintu tubyumvikana, okay? Kandi rikagende natwe tugende, sibyo? Genda. Sechiwi we waramemukiye.